Shambo rya kabiri nahigiye, nabonye ko nkwiriye gukorera Imana nk'umuntu uzapfa ejo. Niba ubyina, byinira Imana nk'uwapfa ejo ni kera. Byinira Imana nk'uwapfa mu isegonda rimwe. Wenda nubwo abwira ko uzatura nk'umusozi, basi byinira Imana nk'uwo batera ikintu. Barakigusekura bigahwaniramo. Uzi yari gukanda avuga ngo reba umukondo naho ari kugira ngo umuhe umugongo neza. Topa! Kahita kugira ngo turabirangije. Bindi byose barabyikorera. Kaguru niwongera kukamukuga. Barakazamuye bagahanagura ngo bakabage. Nino nkajya baba bagukingirijeho ikintu ngo utareba ibyo bari gukora. Aya masupani yabo mbese n'ifunguzo babizana na tronovisi utareba. Amaze kuko. Nino igihe bari kugahanagura nkajya ariko kariya nakaguru kangera. Nino nibuka ko kagira inkovu, nitegereza ngo ndebe ko inkovu iriho. Mbona iriho, ndavuga ati baragaciye rwose. Bagakuyeho. Dogiteri ni inshuti yanjye, yanze kumbwira ko azagakuraho, abyanzuye nk'umuganga. Uko karakajyanye koko. Mpita niyakira, mbona kuntu nzajya nkorera Imana mfite akaguru kamwe. Nino bagiye gushyiraho n'igisima rero bamaze kuhakora neza no kubaga no gufungamo ibyo byuma. Ahita banga mbere yuko mushyiraho igisima, pasiteri mubanze mumwereka akaguru ke. Ngiye mpita ndeba hakurya mu kabati ngira ngo niho bakajyanye. Arambwira ati humura karacyariho pasiteri. Ubundi baravuga ngo utaranigwa agaramye agira ngo ijuru. Mazina ya gatatu ni amazina twitwa n'ibyago. Iyo wakoze agisida ugacika akaguru bakwita nde? Iyo wapfushije umugabo bakwita nde? Iyo wapfushije so na nyoko bakwita nde? Ubu njye nuko nitwa. Ndi imfubyi warikuraho ukajya he? Amazina ya amazina ya gatatu ni amazina twitwa n'ibyo dukora. Unyonga igare bamwita nde? Utwara moto bamwita nde? Utwara imodoka bamwita nde? Uwubaka bamwita nde? Umufasha bamwita nde? Ubu njyewe nitwa nde? Pastor. Amazina twitwa n'ibyo